Rwanda what's popping Kigali nizere ko ari amahoro kandi bigenda neza ngo haye ikaze muri episode yindi kandi ya one on one nizere ko Imana kurindi hatandukanye ngiye amaye mugisha yo guhura nawe she's one of them she was born to do so ni mwiza wuzinenge smile yumva kanda pose ahora mu nzu z'abagabo bamureba this girl ni choice ya buri muhungu niwe biga uko urukundo rukorwa nuko barutekereza yes bagiye kwishyuza abamutekereza amafacture yabari menshi cyane abari umuba ni mwiza cyane. She was born to win, she was born to conquer, she was born to rise. N'umutungo w'igihugu n'essence n'ubutaka. Ni darapo n'izuba muri ryo mwita DJ, mwita crush, ariko nibyo ni crush wa buri muntu, ni crush wa buri musore wese z'abakobwa bese kwa basa. Mbiko nguza nayo kuri uyu munsi turaganira byinshi about her life, about her vision n'ibintu byinshi byo bitandukanye. Ikaze Queen. Murakoze. Oh, like damn. Merci beaucoup. Umeze neza? Meze neza nawe. Meze ba crush ni cyo kintu abantu bahuriraho ari benshi bavuga ko ufite cyiza kuri wowe cyangwa se bakunda kuri wowe bahuriza hari benshi. Bahuriza hari benshi. Ko buri bamwe bagira ibyabo. Yego. Tell us. Cyo bahuriza hari benshi umutima mwiza. Ibigaragara ibyo abantu bahuriza hari benshi bakunda kumbwira no guseka. Wow. Nibyo. Amaso ubwo amaso urabimbwiye nawe ntabyo narinze ndimo ndakubaza ntabyo bambwira amaso I mean nakuri mwiza muri rusange tu murakoze nako byo bikubwira murakoze crush umwaka ushize 2025 n'umwaka wagenze gute kuri wo wari umwaka wanjye kabisa n'umwaka mwiza pa ura mwaka mbere umwaka mwiza ndumva nta n'ikintu kibi nahuriyemo nacyo byose byambereye byiza. Pressure yije kuri crush yaba ya social media yaba iturutse ahandi hose yaba kuganirwa n'abantu yaba kuba abantu bakwitsirana cyangwa se bakuvuga uko utari cyane ko utari bimazamo iminsi cyane kaduhere nyine kuba crush yaza kagakura kamenyekana ka mu DJ mwe mu beza u Rwanda rufite bitangiye ku izina rikura pressure y'imanaginze gute cyangwa se y'imanaginga gute bisohokamo uti bya bihe bigoye ntabwo nyangira pressure ibintu byose mbyakira nk'ibisanzwe noneho iyo atari byo ntanumva atari n'ibyanjye sinjye nanabyumva na pressure ngira sinkunda bura n'umuntu stress hari umuntu wari bwakubeshyera ikintu cyangwa kuvuga ikintu kitari cyo ariko mana ageze kurarengereye uyu ni benshi kandi bari benshi urugero mitsutsu urugero rwiza n'imitsutsu niba mbeshyeye arakabya ariko byararangiye yakoze ikindi kiganiro ndahamya ko yakoze ikindi narakibonye yakoze ikindi kiganiro avuga ko ibyo yavuze yambeshyeye kuki yumva yarakubeshyeye simbizi nyine ubwo nyine nawe yarashatse kuvuga ibyo wanda ariko simbizi icyo yaragamije koko ariko yahise akora ikindi kiganiro avuga ko yambeshyeye gusa yari yambeshyeye niwe muntu uzi wambeshyeye ibintu bikomeye cyane. Zimwe muri situation abaragize zigoye ni saga ya Nyambo Jessica ababihuje nuko abari bo bavuze gusa bazi ukuri bazi ko atari Nyambo wavuze even me nanjye ndabizi cause I know cyangwa se I knew what was that nzibyo icyo byari cyo ngira ngo ni zimwe muri moment zagukomereye oya ntago zankomereye kuko ntago ntizari ibyo navuze ntago byankomereye ubwo ndavuga uko ababyakiriye ahubwo ababyakiriye simbitayeho njye niyitaho ubwanjye cyewe iyo ntahamanya n'umutima wanjye k'ikintu kibangamiye cyangwa se nakigiraho ikibazo kuko kindeba numvaga birabitandaba kuko si byari ibyanjye. Iyo character kutagira icyo witaho cyangwa se kudakipinga ibyo bintu bidafite nyine like icyo byenda kugufasha wabimenye ugeze muri game cyangwa se nuko wavutse wisanga uko niko navutse nisanga uko kuko yamba mbyitaho nasara mbyitaho nasara we ntago njya mbyitaho ariko ubone mu zindi nkuru zavuzwe last year 2025 niba if I can recall neza harimo na Byiryohera again umukinnyi wa police bihuzwa nuko you guys are dating you guys are this and that byo bifasha ute ndabifasha uko bavugaga ariko kuko bitari ukuri bifata nk'ibinyoma like ubundi mubanye mute n'umushiti wanjye bisanzwe yego bisanzwe nkuko nawe turi inshuti nkuko nure twa inshuti bisanzwe ugereranyije nko mu kwezi like muhora kangahe as a friend ntago navuga ngo ntago tuje dupanga guhura dushaka nko gukubitanira ahantu runaka kuko hari nk'icyahabereye ntago ni haba party and stuff gutyo rero ubwo sinamenya ngo ni kangahe kuko nameza nga yashira tudahuye
ubuzima bw'urukundo bwa Crush as a DJ buhagaze gute? Do you have a boyfriend? I'm single and searching. Really? Crush, umustarikazi nkawe urebwa n'imbaga cyangwa se uzwi n'abantu benshi, bivugwa ko abantu b'abastar especially b'abakobwa mudapfa gukunda. Oya, barakunda yego ko turakunda abakobwa barakundana cyane aho. Ndavuga bamenyekanye. Barakunda. Ndetse ntabwo kujya ubona bw'abastar. Smart. That's smart. And then urukunda rero akaba bifuza kudatinga n'umuhungu cyangwa se umusore umeze gute? Ntago nabimenya kuko sindabijyamo ubu. If you are two. Uzi icyo kibazo igihe nzakimenya umwaka utaha kuko nibwo mbiteganya. Muremure cyangwa mugufi? Muremure. Inzobe cyangwa igikara? Ibyo byose nabimenya bizaterwa. Ufite amafaranga cyangwa uri kuyashaka? Njye nta kintu byabindwaye byose. Yaba yafite yaba atayafite. Urumva utamuzi? Ntawe nzi. Kandi wazi kuvuga ibintu agomba kuba afite? Kandi mvuze yaba bifite cyangwa atabifite. Uzi abantu bose bafite amafaranga cyangwa batayafite ni benshi. Okay, Crush, byaba byagenze gute ngo uburi bitotsi gusinzira byange? Situation yabimeze gute? Kujya mburi bitotsi shanjya mbibura pe ibitotsi mbibura bisanzwe, hari n'igihe ndyama bikanga nta kibazo mfite ntaki, ariko situation yantera kuri ibitotsi ni igihe umuntu ampangayikishije cyangwa se mpangayikiye umuntu cyangwa se numva ntatuje ahantu ndi ahantu ndi kujya mpaburira ibitotsi ubwo ntabwo umutekano uba ntabwo mba ntuje. Navuga ko ibintu byawe cyangwa urugendo rwawe rwarihuse, ntago Imana yatumye utegereza. Aya byibuka neza rwarihuse. Okay, bitewe n'ubwa mbere nkubona. Uribuka ahantu twahuriye, uribuka iriya myaka udafite viziyo. Shara nta viziyo wari ufite pe, ahantu we musingaga yewe gawe ubu wahasubira. Oya tuvugisha ukuri, njya hariya duhura numvaga unarenze. Ariko hari kera hiho rero wihavuga kuko hibuka hari habaye event nimba ari abana ya comedy I think so. Yego hari abaye show ya comedy. Yego nyavize wari ufite tujya tuvugishwe ujye imbere y'abantu ukirirwa wisetse kusa. Wewe wari uyifite kandi cyakora runanutse mba ari inzara yica nabi. Wace nka kuririmbira se ko n'ubushaka kunyataka? Ndirimbira Ritari? Ngeze ko nzi kuririmba. Ritari ngutemo? Cyane. Crush we ukuntu wari mwiza utarananuka. Bakwishyura. Mbara kwishyura. Najya kurimba ndabizi. Twagiye. Tayiwe ukuntu wari mwiza utarazana inda. That's bad. Bazanyenda ndakwibuka rega ukinanutse. Narabyibuye nimba ari amafaranga nimba ari iki sinzi cyari cyo. Ni imyaka. Ariko dread arizo zidahinduka. Abundi zi dread. Uzimaranye imyaka ingahe tuvugisha ukuri? Njye nkuzi wari uzifite. Oya ndogosha. Ugashyira izindi? Urogosha ugashyira utwo tuntu nkumenya muri iriya myaka ingahe ishize wari udufite. Oya nukuri. Nari mfite turyamye ku mutwe bisanzwe tu. Ko video nyifite? Yiki? Ya cyagiye utaragira viziyo. Hazaza wari ufite nukuri wari warihebye hari ahantu ngambwiza ukuri buriya ntabwo ujya wiherera ahantu ukarira ugashima Imana. Nkubaze ntabwo ujya wiherera ahantu ugashima Imana ukarira bite n'ahantu wavuye. Baza neza nk'umuntu wa hostinze nk'umuntu wenda umustar. Kandi mbikubajije. Twagiye. Tycoon. Ntabwo ujya ushima Imana ukihera nk'ahantu ukarira ugashima Imana bite n'ahantu wavuye. Cyokoze Imana n'igitangaza. Urayibuka wavuye njye ndayibuka. Habwira abantu. Ibaze ko nzi ubwo nahashize hawe mu myaka ni myinshi kandi ubu ngubu hari utwana tukagusarira. Kimwe nuko nayo hari abantu bakabona umuntu wa danger. Kandi uri wa danger. Nyine nakubashije ngo ibintu byawe byarihuse cyangwa se nyine okay bitewe n'ikindi n'abantu igihe bamara bategereje kugira ngo wenda bagere kuri success y'ubuzima career zabo zikunde cyangwa se zishoboke. Mvuze ko byihuse ariko se back then wabitangiye gute? Nk'uko wabivugaga nubwo wenda wari guseka ariko nibyo cyagiye twari tukiri bato tudafite n'icyerekezo cy'ubuzima n'ibiki hariya nakubonye bwari bwa kanga ugiye kubyuma ese that was the first day ubundi wabitangiye gute? Tell us man. Bwari nk'ubwa mbere buriya njye nko kuri stage mbona ari nini na stage akaya nini muri cyagiye ari nini mbabarira ntabwo ari nini abantu vene yego ntabwo bari benshi mbabarira wenda show ishakwa yarahiye nitubona abantu benshi baraje bataha kare
ariko jya batashye nanavuye ahubwo bakomeje uratwemusingira twe banyabirori twiyicariye kabisa. Mbimazemo imyaka 3. Ubwo ugeze abari wa kane, ubwo nawe wabibara 2022. Hanyuma rero uvuga ati I think ndashaka kuba DJ, kucyo hisemo ku DJ ndabigukundishije, ese wanyu babyakiriye gute? Tell us more about those stories of back then. Ngewe nabaye mu DJ niga senior 2 ku ishuri. Byo ku ishuri. Noneho ku ishuri mu rugo bacyumva ngo nabaye mu DJ barabyumvise, urumva ababyeyi baba bagomba kumenya ngo umwana wanyu hari byabaga ari nasa kuko wabaga uri muri komite y'abanyeshuri nyine, wabaga uri umuyobozi mu kigo. Mu rugo bamenya ko ndi umuyobozi mu kigo, babajenga zakora iki mu DJ. Mu DJ ariko mu wa kabiri byaraho, mu wa kabiri mbu mu DJ, mu wa gatatu ndamo, mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu nkisoza mpita kubyiga ahantu, hari n'abandi ba DJ bagiye bamfasha, ubundi ndabimenya mpita mbikora. Rero nk'umwana w'umukobwa wo mu DJ cyane ko no trust, icyizere kiba kitari cyinshi cyane, ese wowe n'ibyo bintu by'uko abantu batakwizeye ngo baguha akazi mu minsi ya mbere? Hari abatarakamaga ariko ubu nibo bakama abandi bakakwimana cyane, ubu nibo bakama nako bama nkakanga bitewe n'uko nanjye ntagashaka ko bampaye. Impamvu navuze ngo byarihuse, biragoye kubona umuntu umaze imyaka 3 muri game kuba yakafundinga kugura imodoka. Bro, wese ngayeze Imana icyubahiro. Mbabarire yimera icyubahiro. Imana yumve kirishe mwari iryange ariko icyubahiro ni icy'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana. Bivuga nawe. Icyubahiro ni icy'Imana. Crush. You own a car. Ufite imodoka, bro. This is a big thing. Cyane. Like nanjye ndi proud yanjye. Wow. I mean, sinzi wenda ndikuvuga, nawe ndikuvuga nk'umunyamakuru, ndikuvuga nka brother wawe, man. Your friend, your brother. This is very huge. None tuvuze imodoka, nanga imodoka isanzwe, man, like a nice car. Bishimira Imana nanjye. Man, like how's the idea of buying a car? Cyangwa se ugeze urota kugira imodoka mu buzima bwawe? Cyane. Ewe nazo nari mfite. Uzukuntu bura nakundaga imodoka no kuva kera. Namenye imodoka niga mu wa 3 secondaire. Nibwo namenye gutwara imodoka. Noneho ubwo urumva icyo gihe cyose natwaraga ya papa wanjye. Ariko nabwo nkashaka umuhanda ntagira umupolisi muramo nawe cyangwa ibiki. Ariko nkumva nzagura imodoka kandi nyiguriye. Ikintu cyose gihenze ngiye mfite ku giti cyanjye cyose narakiguriye. Iyo mentality cyangwa se iyo mitekerereze yo kwishakamo ibisubizo nkawe uyikura kuri ndetse cyangwa kuki? Kuba numva ari ngiye ubwanjye, nirebaho ubwanjye sibyo, niyitaho, barumva ikintu ngomba, barumva ko nshoboye sibyo, barumva ko kiriya kintu nimba ngishaka ngomba gukora nkakibona. Nibihe bihe byiza wageze muri career yawe? Ibihe byiza nageze subwo nibihe nibyo kubona akazi, nyine nakazi gusa. Hari akazi ariko nk'amafaranga igihe ikiraka kabisa boom, like this money, cyangwa se ukaba nko muri event runaka cyangwa nk'ano this event was lit, nakoze bya fresh like utuzi twese naradukoze ariko nta mafaranga ndabona y'ubuntu. Mba nayakoreye. Niba ndavuga wayakoreye ariko nyine hari gihe atandukana bitewe n'uwagukoresheje wenda. Ariko nanone ba wakoze n'ubundi. Amenshi yarangaye. Amenshi siko nabonye yabona. Amenshi ndacyayabona, Imana iratublessinga haruko. Okay, pasho. Cyapa night. Reka tureka abantu tuzajya mfite amafaranga menshi kandi ntayo mfite. Hari ukuntu uvuga gutyo umuntu akajya ngo ufite amafaranga. Yayakwaka ntayo mfite, wayamwima kandi ntayo mfite akatayumva yamwimiye kandi kutayafite. Okay. Mu Rwanda imyidagaduro yateye imbere, yagiye growing day by day. Umwuga n'abawukora cyangwa se gutunga abawukora mu Rwanda? Umwuga utunza abawukora niba ari yego ni kugira ubwakangaye ku ijana? 100% yego. Tell us. Nyine umwuga utunza abawukora, nanjye ngira umwuga nkora kandi urantunze. Yego. Kandi ufite n'abandi utunze. Abantu benshi bafite ibyo bakora, bafite imyuga bihimbiye no bihangiye imirimo. Yavuze ngo bihimbiye imirimo. Reka no kuyihimba man. Bihangiye imirimo. Yego. Kandi ubwo urumva no umwuga batunze, umwuga utunga ukora. Yego. Mu rugo bagufata nk'umwana umeze gute? Ushoboye. Unashobotse. Baragutetesha? Reka. Shanga nubwo nigeze ntetangiye. Sinigeze nteta, nta n'umwana wo mu rugo twigeze uteta. Ntago mu rugo batetesha. Nabo ntibatese. Nabo ntago bageze bateta, ndatekereza ko ariyo mpamvu nabo badatetesha. Crush, ukiga ukiri umunyeshuri, nirihe somo nk'abagamo nyime mwarimu yihe somo abagugiye kwinjira ukavuga ati mana we? Imibare.
Sha imibare pe. Twari tuziranye noneho umwarimu yinjiraga areba njye. Yazaga ncunga kabisa. Ariko nize simbizi ntago bwari sinzi uburyo nabivuga ariko nize ari njye abarimu bose buri somo niyo yabatwigisha ikisi mvuga iriya somo ryoroshye Kinyarwanda kirakomera buriya Icyongereza nacyo kirakomera ahubwo bura ni nk'irihe somo twavuga tuvuge siporo n'umwarimu wa siporo ngiye yazaga ashakanye ari he nabaga nari gusiba sana reka gusiba ntibyabagaho niyo waba urwaye ntago wemerewe gusiba ujya kwa muganga akagaruka akajya mu ishuri kereka cyangwa se ugataha ariko sinasibaga ahubwo nagiraga ibitotsi nahoraga naniwe nabaga naniwe ese simunsi mbarakoze nabaga nakoze kwiga njye nize MCB kandi mu kuyiga urumva ahantu nize mu Bihayimana barigaga bro abana baho noneho hari abana biga nunabyara umwana ngushimiye kuzamujyana hari ahantu bariga uwashobora no kwiga ataruka bishaka bitewe nuko abana bandi bose bari kwiga abantu bose bari kwiga n'ijye utari kwiga ninjye uzaba uwanyuma bari abakobwa gusa bari abakobwa gusa warahize unizasoza amakobwa gusa cyane nese ko ndeba utafitiye ubwoba bw'iki se sinigishwaga n'abagabo bazaga kutwigisha papa wanjye n'umugabo mfite abasaza banjye 3 ubwo se natinya gute njye numva nk'umuntu wize muri boarding arimo abakobwa gusa hari ukuntu byamugora kuba kwishushinga ku bahungu mpamvu bitangora no kubera yuko mvukana nabo kandi nibo bakuru kandi turabafite benshi bavuze ko gufunga ingune ntago ujye ubyumva sinjya mbyumva ko nta ingune nigeze mfunga muri kure bayize nayimenya gute ko ntageze ahantu nize nta byahabaga ega muri kure n'itoroshi ntago ryamurikaga abahungu n'abakobwa gusa oya aho nisenge ntago yahabaga kuko twebwe buri kintu cyose cyagiraga isaha yacyo ukererwa n'umunota ubwo ntago wagikoraga nimba ari ukuryo cyari iminota 5 nturye oya nimba ikintu cyose twebwe cyari buri kintu cyose n'igihe n'umwarimu iyo amasaha ageraga twe yataga yibwirizaga gusohoka kuko arabize ntago kereza iminota 5 urabwirirwa twe buri kintu cyose cyabaga kiri ku murongo abantu bakuzi cyangwa se abantu baba hafi yawe DJ Crash bazi ko ibyo utekereza cyangwa wumva ushaka kuvuga nta cyakubuza kubivuga iyo character yo kumera gutyo hari abantu bigeze kukwima cyangwa se hari abantu bigeze kukwanga bakakuvaho cyangwa bakarakazwa n'ukuntu ufite character yo kuvuga uko wumva ibintu kandi n'ubu bahari abana bari no kureba ikiganiro bamwe muri barahari nago babura rega nta muntu ukundwa na bose na Yesu maze ntago bose bamukunze yaranagambaniye baramumanika kandi nta cyaha yakoze ari umwana w'Imana umuntu yaguye mu cyamurabura ndamurabura wese nakura wese nari nkwishe nari nkwishe njye buriya narabonye I was joking mvuga ngo uratanga ngo watanze n'ibiganiro bro that wasn't personal uzamara babinyohereje njye buriya narabibonye nawe narase nanakuvugisha numva ntari bi unsobanuriye ukuntu byagenze wanze kunyitaba oya subibuka kandi ngiye guhamagaye ni ku yindi issue twari tugupanga ikiganiro nyuma gatoya nibwo habaye kiriya kiganiro kindi nakoze nanze kukwitaba nyuma rero wanga kunyitaba Hamagara inshuti zawe hamagara inshuti zawe abagasi byagenze gute ngo Crash yararakaye hoya nari nikoroza hari wari wandakaje ariko ko ntarakarira umuntu umunsi umwe cyangwa ibiri wangere ko ngiye bure iyo cyatumye ndakarira ndamureka tu baranagusaza bro uzabana bose babinyoheje n'abanyamakuru b'inshuti zawe babinyorezaga ngo ariko uyu muriga ngo utamurabuye inshuti ngira ni nabo bansazaga kandi inshuti ngira ari abafezi okay murakorana mvuge mukuru umwuga umwe hano hanze abantu ntabwo bagira urukundo ari benshi urukundo rwarashize inshuti zabaye nke urukundo rwarashize nigiraga situation nawe uzi akamenye umuntu kugufungwa tu bisanzwe man narasohotse nabo abantu numvaga nyine bakaye bamvuga neza bro bavuze nabi none se sibyo mvuga noneho bakunda umuntu ukoze ikintu kibi ngeje bundi sinzi ukuntu nigeze kubona bose bafashe ijambo kuri toxique sibyo muri bari kumuvugana uko nta muntu n'umwe uri kumuvuga neza mpita mvuga toxique nta kiganiro nimwe ndamubonamo nta muntu n'umwe nigeze mvugana ariko uko naka ikintu cyabaye cyonyine narabibonye ndavuga ati hari n'abafana ngiye bansangaga inbox abafana mutanaziranye babonye noneho mfungu bandekuye ngumva ngo ibitusi bikomeye ngo ni Abanyarwanda batukana n'abakobwa buriya ntuzatuka n'umukobwa noneho gipfa ko ntazi gutukana ariko baranyigishije
baragututse barantutse bro noneho ari abakobwa badafite n'umuco pe njye mvuga gutyo umuntu gutuka urututsi akatuba tuyi nibyo yize superieur mani umukobwa yanutse igitutsi afati icyagikuye he mani naravuze se nibyo yize nkavuga ati uyu muntu ashaka kuba yize indimi kuko ngo mu ndimi buranga ikinyarwanda ngo abamo ibitutsi akanone nkavuga ati ibintu ntago bibaho ntago bakigisha ibitutsi bya nyandagazi by'inyandagazi kuri mbega abakobwa hange noneho hari ukuntu tw'umuntu azi ngo niwe ugiye gushimwa ariko kumva nk'igitutsi yatutse akavuga ubu se niwe bari bushimera kuri aka kantu gatumye atuka umuntu gutya we ari bushimwe ikintu nzi kuri we nuko nta mutima mubugira ibintu uvuga abana ushobora mugana we kurakara kwawe ntabwo bimara igihe kirekire ariko abantu baba batatuzi they judge us differently. I don't know why man ugasanga aragututse as if like baratukana ejo bundi hari n'umukobwa bampaye voice note we ari sinziranye nawe ntago munziranye nawe ari kumvuga nabi baramunyereka ndavuga wow that motivation aba nibo batuma nkora bari kavuge yicara avuge ejo ngura akamodoka yicara avuge ejo mureke n'undi ndubaka ahubwo nongera avuge ninjize bivugire bavuge Crush turetse gushyiraho filter cyangwa se guferana wakemera ko umuntu akumenyera kumwe like ntago mbikunda uko yaba ameze kose do you I mean nivuga kumenyera niko akundi ushobora kugenda muri club cyangwa se gusura abashuti ahantu kubera ko uri umukobwa wenda mwiza wari umujana wenda yifuza kuba yagufata advantage kuba yagukoraho yakifuza n'ibindi boro byose ubwo niko side y'umuhungu cyangwa se akaba umukobwa we akubwira nk'ijambo ritagushimishije akakwitwaraho cyangwa akakora attitudes mbi imbere yawe ubirenga ukabishobora ndabishobora kuko abantu nk'abo njye narwo nyaciringana ubundi njye nciringana n'abantu tuziranye wenda dushobora guciringa kuko tuziranye wenda bazanye izo nshuti zawe nkazubahira ko ari inshuti zawe ariko ntabwo zamenyera gutyo ukora iki nakigendera kuko ntarurwana se ko nta mbaraga ngira ngo ndarwana sinzi gutukana ngo ndamutuka neza ubwo umuntu nk'uwo wamukorera iki kuba navuga ko kuba ufite taye yawe imeze gutya hari igihe kigeze kuba umuntu yavuga ingano yawe ukumva ubaye offended cyangwa se ukumva agukoresha isoni ndayikunda bansize ngo crush ngo ubundi ngo hari umuntu wigeze kubwira umushito wanjye yanyikundira gasanzwe ngo ugakundira iki ngo nta nyashi ngo niki ngo karananutse nibyo nkunda wese wazabishatse ukanarukora ko bikunda ntago bikunda biragoye njye nikundira gutya ameze pe iyo ari neza ubare gute crush inyama cyangwa ndinyama pe ibiryo byose gipfa ko hajeho inyama ubundi ibiryo bitakurikijwe n'inyama nanone mba mbona biragoye umunsi wawe rero wenda waraye umaze kudija cyakoza akazi nijoro umunsi utegura ute iyo nakoze akazi nijoro umunsi mutegura gute ko nirwa ndyamye bishari tanirwa ndyamye nimba naraye mu kazi mba ngomba kuruhuka cyereke mfite akandi kazi ku manywa rigenda nabwo mba ngafite ubwo ndagenda nkaruhuka amasaha make nkajya mu kandi kazi ariko iyo ntako ndaryama pe ndi mu bantu baryama cyane ubu saving cyangwa kwizigama ni ibintu bikorohera cyane ni ibintu binyorohera cyane cyane pe ngiye buri cyumweru making ashobora gukora amafaranga savings naba nayinjije ntayinjije mba ngomba kuyasavinga so like umuntu yakubonye nanjye ndimo hari ukuntu ugaragara nk'umuntu like umutesi niko babitekereza byakunze cyane byakunze ku giti cyawo ni ibyabo nawe nshaka ibyanjye iri muri mood mbi cyangwa se abibaho hari umuntu ajya off mode kugira ngo wongere kuba wa crush wishima useka usabana ukora iki bamwe bakora sport abandi bava music abandi bajya gym and stuff ukora iki ngiye bisaba umwanya gusa naba nta kintu ndi gukora niyo twaba turakaranyije iminota 5 irahagije nk'abantu nitabyibagirwa nkongera tugasekana ahubwo nkibuka ko namukanya narakaye nkumva simwe kugusekera ko ntibyakunda ndaseka burangiye n'umuntu ndakaje akanja kure abakoze kosa ko ngiye iyo ndakaje akanja kure nibwo nkomeza nyine ndakwihorera ariko iri hafi bitabishira umuntu nshuti ufite nyinshi n'abakobwa cyangwa nyinshi n'abahungu inshuti nyinshi nizihe we barangana nese ubundi ugira inshuti ngira inshuti gusa waba udafite inshuti wazihe bazarwara toroma ngiye kurumba mbyumva mba numva nta nshuti zibaho ahubwo habaho abantu musangira ibihe hari igihe birangira abantu inshuti zibaho ziranagusiga sometimes ariko
inshuti ngenda zigira hari zongeye wenda si nyinshi kuko uba ufite n'abantu muziranye wita ko ari inshuti ariko inshuti ndazigira zitarenze n'eshanu buriya abandi turaziranye. iyo ugiye ku muhanda waba utwaye imodoka yawe uvuye ahantu ugiye wenda nko ku isoko niba uhajya simbizi cyangwa ufite ahandi hantu ugiye ukumva abantu baraguhamagara izina ryawe baragukunze barakwishimiye baragusekera bafite amashyushyu yo kukuramutsa runo rukundo iyo urubonye niki kiza mu mutwe wa Crush? Uzi ukuntu nishima no nkunda umuntu umbwira akankunda buriya no kuri Instagram sinjya nkunda no gusubiza cyane ariko iyo umuntu yandikiye ngo ndagukunda ndamusubiza. Akamotivasiyo ejo bundi turi gusoza uyu mwaka yabimbwiye kuri Bonane ku tariki ya mbere nari nakoze ahantu araza arambwira twakubitaniye hanze w'umukobwa araza aransuza aramubera itarira none harize ndabaza bigenze none nanjye ndarira uko nyine ngiye ukuntu meze iyo umuntu arize turi kumwe nimba byandura nimba bigendutse nyago ngiye nkunda umuntu buri urira turi kumwe kuko ngiye kugira ngo ndire ari njye bitangije biragora ariko iyo bitangije bitabizi none yaraje aramubera simuzi ararira ndavuga ati ariko umuntu ntazi aje kucyariza nkagira ngo ni kwa kuntu umuntu abatangiye umwaka yishimye ndangije ndamubaza mpitamubaza mushyira ku ruhande ndamubaza kwa tumuhagaze mu muryango ndamwegeza ku ruhande ndamubaza ndetse ubaye iki atambwira mana aranshimira arambwira ndagukunda cyane umukobwa mwiza pe ndangije ndavuga kubera iki ahita ambwira ngo yabuze mama we urumva ngo ariko ngo umunsi mama we yamuburiyeho urumva yaje ahantu nari nakoreye kugira ngo abyire ngo naracuranze arishima kuri rwa rwego byabaye nk'ubyibagiwe ngo arishima yibagirwa ko yaje ari kurira yibagirwa ko yaje ababaye arabyira nk'abandi arabyibagirwa amera nk'ubyirengagije noneho ngo nsoje no gucuranga yaje ahita mpobera ngo abona ndamuhobeye mugurira n'icyo kunywa kandi sinabyibukaga ngo mugurira n'icyo kunywa mpita mvuga baguha ikintu cyo kunywa aranakinywa ngataha yishimye aravuga ngo nubwo yabuze umuntu yakundaga ngabonye ko hari abantu bakigira urukundo mani uzi motivasiyo byampaye mpita numva ndati wow naramurebye cyane numva emosiyo ziramfashe numva byanteye emosiyo ariko numva bimpaye courage mpita mvuga ati ngomba gukora aka kazi kubera ko kari akazi dukora gashimisha abantu tutanabizi umuntu ukubwira ko agukunda rero niyo weakness yawe cyane nibwo yaba mbeshye ubwo yambeshya kabisa. Muri 1-on-1 harimo parts ebyiri iyi ni introduction tuvuga ko umuntu ameze umwaka wagenze plan n'ibindi ariko ni part ya kabiri y'amafoto maratuga amafoto abantu bagiye batandukanye ndabakwereka amenya ukavuga izina ryanyu ikintu kirenze ari ukuntu mbanza umuntu ku izina ntamuzi ku ifoto ugasanga ndamuzi nzi n'izina rye nzi n'ibyo yakoze ariko wamenyeka ku ifoto si mumenye ubwo rero nibiza kuba unyihanganira siko nirengagije pe His Excellence Paul Kagame ndamuzi cyane we ni inkotanyi cyane yarwaniye igihugu dufite amahoro kubera we ni umubyeyi nyine ni papa Rwanda. Brian awawo ndamukunda nawe arabizi DJ Brian ndamukunda cyane ni mu DJ nkunda yabaye mu DJ nanjye nkishakisha kwa kundi umunsi wa mbere nawe twahuye nawe yanyakiriye neza turaganira nta support namusaba ngo yinyime hari n'igihe nigeze kujya gukora muri stade turi bukorane laptop yangira apfa ahita niziye umuntu mwiza cyane ari supportive. Bruce Melody munyakazi ni munyakazi nuko ameze nibuka ibintu mwari muri mejo bundi munyakazi arakora cyane umuhasla yerekanye ko urumva we ni umuntu wirwanyeho kandi birakunda yerekanye ko amwona kumba gukora kandi bigakunda. Amotivana Anita Pendo nawe ndamukunda siko ariko menya wizi wajonjoye wanyizeho Anita Pendo ndamukunda cyane yari umuyobozi nakuze mvuga Anita Pendo ni modo wanjye yari umu DJ n'ubu no DJ yari n'umuyobozi kandi kera nanjye nari musingaga ku ishuri nkumva nzaba nkawe wewe musinga Crush come on ushaka ubaze ngewe none iyo nabaga ne musinze n'ibintu byaryohaga nari nzi ko musinga bro witugiye musinde Crush ngomera ngari introducinga umuntu kuri stage that is always to the one only try that bireke ariko yari umudo wanjye numvaga nzaba umuyobozi nuko bitakunze ariko byanashoboka ntari rarenga wana KMC as a DJ this can happen ni umuntu mwiza cyane nawe aramotiva cyane tujya tunaganira we cyane Amag the Black Angize ngo si ubuntu wese ndeba uziko wajijije umuntu akajya ni afite inkoko nyinshi cyane
yarakoze nawe kera za Nyabarongo zose kaza twakuze tuzirima ngo natwe ntitwambuka Nyabarongo ntituzasubirayo. So afite indirimbo nyinshi cyane nanjye nkunda. Rocky Kimomo ni umusobanuzi mwiza cyane, ibiganiro bye bijya binsinziriza ndarambyumva. Ni ujye utuma amenya n'amakuru buriya. Reka tumamenye amakuru menshi cyane haba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Bushari nawe ni umushito wanjye. Ni umuntu mwiza cyane n'ubwa mbere mfeta one of DJ Crash Bushari yaraje. Kandi byari ibintu bitarenze nako ku giti cyane byari birenze, ariko urumva nta abantu benshi ntabwo bari banzi. Ako Bushari ari mu bantu bitabiriye event yanjye. Umuntu mwiza. Element ni umuproducer mwiza, azi kuririmba. Sari bindira abakobwa baramukunda. Abakobwa baramukunda sibyo? Uri bwahura na Element? Se twahura? Ntabwo turahura. Ntabwo ndumva tutarahura. Ntabwo turahura. Okay. Umuhe wumva mbwira iki? Namubwira iki subwo? Nta kintu namubwira, nta kintu mfite cyo kumubwira. Nutumenya turigendera. Oya ndamuzi James Kabarebe. Si wese ndamuzi. Nawe ni umuntu mwiza yarwaniye igihugu, aranagikorera cyane. Umuntu mwiza we nanamubonye batwarahuye. Juno Kizigenza nawe ni umuhanzi uzi kuririmba, we nanamumenye kera nanjye nkishakisha kwa kundi. Nawe ni umuntu mwiza, ntago yemera yakira umuntu akamubonye. So hari ibintu muzi hora gusa twarahaye ko ndumva nta kintu muzi usibye kuba ari umuhanzi azi no kuririmba. Shadibu ni umushito wanjye, ni umuntu mwiza, arankunda. Naye ndamukunda. Mutesi Scovia ndamukunda, njye nanamuvuganira ahantu henshi buriya. Ndi mu bantu nanjye bamuvuganira pe. Ahantu hose ndavuga ati ngiye ndamwemera, niyo haba hari abantu batari kwemeranya nawe mba muryamyeho kabisa. Ka Miss Naomi nako ndakazi, nakana keza gahora kisekera kari kandi njye mbona kisararanga ibintu cyari, ariko uwo tumaze guhura kenshi cyane. Kate Bashar nawe ni umuntu mwiza, ari kind, ari supportive. Nawe twamenyanye nkishakisha kera, ampaye n'akazi, we mpaye akazi mu bintu bya expo kera kabisa. The Ben nawe twahuye rimwe ndi kumwe na Shiba, ndumva yaje ahantu twari turi ndi kumwe na Shiba, ndumva aricyo gihe cyonyine namubonye. Nawe mba mbona ari kind, mba mbona ari umutesi, ashobora kuba ari umutesi, mba mbona nyine nta bintu by'imihanda byinshi azi. Marina nawe ni umwana mwiza uri aho, nta mutima mubagira, mba mbona yimereye nka Shadibu. Emirere ni umunyamakuru mwiza, nawe ari supportive kuko nawe ari mu bantu bampaye ikiganiro kera ntaho ndagera. Nawe yamfashe kwamamaza ya show nari mfite one of DJ Crash. Dumva nabajya ejo bundi yigeze kumpostinga ngo ka DJ Crash ngo kari gatangiye kwibyuhira ngo mwagaye amahoro. Nawe ni umuntu mwiza, yaramvuganiye muri bya bihe. Nawe ni umuntu mwiza ariko nta bintu byinshi muzo cyane. Philipita nawe ari mu bwa mbere nkitangira gukora, ari mu ba DJ ba mbere bakomeye, mvuge ngo nafataga ko bakomeye, najyanye nawe kuri stage bwa mbere. Coach Gaye nawe ndamuzi, muzika ari umukire. Muzika wowe wayoberwa umukire? Biragoye. Shanda muyoberwa ariko ibyo ari byose ashaka ko ari umunyamakuru. Gicumbi. Ntago muzi. Inde? Gicumbi. Yitwa? Bashobora abanyamakuru ba siporo. Shaka abanyamakuru ba siporo abo nzimo ni bake. Undi yitwa Benjamin. Yitwa Fuad. Ntago muzi. Vuga ngo Fuad. Fuad. Nagira nabakubwira butazi ubu bava bamenye. Uyu? Rigani ndamuzi. Ibintu bitatu nuko muri comment ari ugezwa biri rwavuga ngo Rigana azamukire, sinzi niba atari umukire. Rigana ngo arakira. Oya ngo Rigana azakira ngo ishara. Ntago ujye warizo comment. Yego ni umuntu mwiza, nawe ndamuzi, ari cool, ari kind. Rugangura Axel. Ndamuyobewe. Jado Castar.
izina cyakora ndarizi. Iryo nyine uvuze Jado ni iryo rindi. Ndarizi. Uwo ndamuzi n'uwiwacu. Yitwa Faustinho. Muri quartier bamwita? Rya zina rye ry'inyarwanda ryitwa gute? Oya. Harimo baki. Ndaryibagiwe ariko ni umushito wanjye. Oya. Yitwa Mugenzi Faustin, for real. Irindi se? Faustinho nyine. Simbigaruka. Ahubwo iryo ni ryo nzi. Simbigaruka Faustin ni umushito wanjye cyane, ni umwana w'Ibutare. Nawe wanyine Butare? Okay. Nawe ndamuzi David Bayingana. Nawe ndamuzi, twamenyanye nawe aho haciyemo igihe kitari kinini cyane ko ndamuzi, ni umunyamakuru mwiza. Ajya tujya duhura no mu tuntu twinshi, hari utuntu twinshi bayimusinzemo ugasanga nacuranzemo. Ndamuzi Lorenzo ndamuzi, nawe ni umunyamakuru mwiza. Avuga neza cyane. Savuga neza se? Kabisa. Uyu nawe ndamuzi yitwa Rage, ni umushito wanjye. Ni umwana mwiza, nawe ari kind, ari supportive. Ugize ikibazo yagufasha kandi afasha uwo ari wese atitaye. Bamwita Haruna Niyonzima. Mwemeje se gute? Nabayorwa kapiteni w'Amavubi. Haruna nawe ni umwana mwiza, ari supportive. Umwana mwiza? Ajya supporting ahantu nakoreye. Ni umugabo mwiza, agira umutima mwiza, ari supportive. Iyo nakoreye ahantu nk'abaye tuze kuza araza. Ndamuyobewe. Jimmy Gatete. Kuna yari no kumakayi kera we. Aze Jimmy Gatete this ntago nta bintu byinshi muzi usibye kera nakuze mwumva. Urumva ari gukina muri equipe ubu ngubu. Gusa aracyakina ntiyashaje. Yaragarutse ejo ndi baramusinyishije. Mu Rwanda? Ntago bibaho. Naba ntabiza kina muyiheze. Ntago bimenye. Ntago mbizi pe. Ngenzi ko ari umusaza. Ahubwo muzi yaje kwita ingagi zina. Nyine nibwo uranyuma gato Yesu asinyishwa. Herera ngawe mpa makuru. Marakina mu ikipe yitwa Rutsiro. Jimmy Gatete? Ko yaba yarasubiye inyuma. Nigihe muziye tumwumva. Goko. Uzi ko kera bajyaga harakamva abana bajyaga rimba ngo sheri wanjye ni Jimmy Gatete. Ntago yizi. Ntago yizi. Yindi bakajya banayibyina bakajya hasi bakagutera bakakuzamura. Bavuga gute? Ngo sheri wanjye ni Jimmy Gatete. Hari n'undi witwaga ngo Bogota Alabama, ni umunyarwanda we? Bogota Alabama ari umunyarwanda. Nawe urumva nabakira njye nari umwana cyane aho ngaho. Uzajye kureba match nyine azaba yateye. Urambeshye ariko sindi kubyira Rutsiro we. Hano umusaza nawe yarashaje. Warumbeshye. Kasuko Wampango Jessica. Nawe ni umushito wanjye. Kasuko ni umushito wanjye guhera kera cyane nawe. Ni umushito wanjye kuva kera. Uzi Kasuko nanjye mubona bwa mbere, Kasuko nabona nzi kabaho ntakubeshye. Numvaga ari umuntu utabaho, bwa mbere duhura twahuriye ku Itabaro. Hari umushito wacu njye nawe twasanze nyine duhuriyeho wari wapfushije umubyeyi. Duhurira ndari Kasuko ntago nari nzi kabaho. Nukuri nari nzi katabaho. Abantu bose baranamurebaga bakavuga ngubaho, bakamuvuza ngubaho. Ariko Kasuko nawe ni umuntu mwiza yativumbuye, ntari biriyewe kabisa. Ariko nyine yakubaza arakubaga bro. So let me take this opportunity kugira ngo ushimire cyane not for the interview kuba iyo yakoreye game n'ibyo ukomeza gukorera game nyine umwanya urimo nta wundi muntu wari uhagazemo bize ngo uri mu mwanya akagumye kuba urimo kandi urimo neza utanga akazi ku bantu abakuganira abakora ibiganiro and serve utanga ibishimo ku bantu through your person uri umuntu w'igitangaza abantu batakuzi urumva cyane buriya ya good listener nubwo byagenze gututega amatwi ikindi wanga kujya mu bibazo though wenda ushobora guhura nabyo gusa ufite umutima uri gold, live longer, Imana iguhe umugisha iguhe ibyifuzo by'umutima wawe. Yo, you're an amazing creator, live longer, we do love you, do appreciate you, abakuzi turakuzi. Yo, I mean, the sky's the limit, man. May God bless you. Thank you. Yeah, take care. Take care. Yeah.